Iriwe neza, tugiye gutangira kubaka ibiraro by'inkwavu bya kijyambere. Imyubakire y'iki kiraro ifite ibyiza bitandukanye ari byo ibi bikurikira. Kuba byubatse mu buryo bugerekeranye ari bwo etaje bituma bikenera ikibanza gito. Gikusanya amaganga n'amahurunguru wakoresha mu mirima yawe wongera umusaruro. Icyiza cya nyuma ni uko ikiraro gihorana isuku. Amaganga n'amahurunguru aca mu gatimba zikandagiraho, bigasohorwa n'ibati riri munsi, hanyuma bikajyanwa n'umureko. Dukurikire neza iyi video, turaza kumenya neza uburyo iki kiraro cyubakwa. Murabona ko kuri metero enye na santimetero 80 harashingwa ibiti 8 imbere n'inyuma. Kamsa bigire Jidong internet sawa habona izisobanuye. Bose batatu b'inshoreke batemerwa se. Yazanye abagore batatu kandi ari umunyedini. Muri itorero yo muporoso. Unama ni wewe niwe bahaye ibintu byose ariko wowe atazi kuri uwe uzagera ugasa nama ni karaza kuryoha rero, karahambitse. Urabona ko ruhayise. ngo bakiri ibintu byose mwagumanya kibaka badashaka umunsi wo gufasha akabisubiza bene byo. Etaje ya mbere ikabira rangiye inka iri hafi. Reka turebe noneho ibipimo. Hano ni 80,
mfasha gutya ni 80, hanyuma gutya naho ni 80. Urabona ko ni 80 bitambitse na 80 imbere buhagaritse, noneho gutya akaba ari 50. Ubwo 80 kuri 80 na 50 bihagaritse ni buri kazu. Bigaragara ko hano ubundi hazazamo urukuta, hagati y'ibi biti bibiri harimo utuzu tubiri. Namwe abari ko muzabikora. Sawa. Skeleti irarangiye. Hiriya ni etaje ya nyuma, etaje ya kabiri, etaje ya mbere. Tugiye gushyiraho agatimba ko zizajya zihagararaho, hanyuma noneho isura iratangira kugaragara. Dore umuntu yabonaga ari ikintu cy'urwego cyangwa iki. Mwabonaga gisa gutera iki kintu kimeze ngute, kuko ubu nta sura ryari ryaboneka. Wamenya ibyacyo, ariko kumenya isura igiye kugaragara. Iyi ni nivo ya mbere kuva hano kugera hano. None hano habemo ibati rizana amaganga gutya, tukayavomera hano ku handi. Iyi ikaba nivo ya kabiri kuva hano kugeza hano. Nanone hano habe ibati rizana amaganga y'izo hejuru. Nivo ya gatatu ni ukurira, ni urwego. None hano akaba ariho inzu isakarirwa. Hano mfashe akaba ari inzu isakarirwa ya zose. Ubwo ndakeka ari gutya. Iyi nzu rero ifite metero 480. Harimo utuzu, buri etaje ifite utuzu 6. Buri nzu ifite santimetero 80 kuri 80. None ubuhagarike akaba ari 50. Ni inzu nini, hari benshi bazavuga ko umuntu yakabije kuyigira nini, ariko nibyo byiza kugira ngo inkwavu zigire imibereho myiza, zibashe kwisagagura. Yego. Iki kiraro gifite etaje 3, buri etaje ikagira ibyumba 6, buri cyumba gifite santimetero 80 kuri 80 n'ubuhagarike bwa 50. Mwakoze kuba mwarebye iki gice cya mbere. Igice cya kabiri kizaza mu cyumweru gitaha. Niba ukunda ibyo Tohoza Note ikora, kanda subscribe, ukurikizeho gukanda inzogera kugira ngo hatazagira video igucika. Bye.